niki abakobwa bagenderaho bareba umuhungu wakubaka neza? Agomba kuba afite mu mutwe iryo ni itegeko. Buriya umukobwa ntuzarebe umufuka w'umuntu, umufuka amafaranga cyangwa ikofi. Nayo ibyo ni byiza kuko iyo utangira urugo mani ikofi ari ukuntu ifasha, ariko nanone reba umuhungu arajyahe, vision afite ni kuko my dear umukobwa viziyo yawe nibyo uri kujyamo bizapfa umunsi nujya ku muntu udafite aho kujyana, kuko umugabo ni umutwe w'urugo. Nubango ahubwo ufataho wajyaga ugasubmitinga ku bwaho ajya, mugafatanya ikintu kimwe mukagiraho mujya nk'urugo, kuko umwe ntago ajya muri ibi ndajye muri ibi. Biba byiza iyo mugiye mu kintu kimwe. Bishatse kuvuga iki? Reba umutipe afite mu mutwe afite aho ajya, vision icyo ni ikintu kiri clean, afite aho ajya abibona, apana furungo no ndajyaha, this is where I'm heading to. Ikindi ku mukobwa of course ni character. Hari ukuntu abatipe mani babeshye agateretuye akagira gute ukabona ama weaknesses n'ibiki. So reba nanone character ni both side ko ni ikintu gikomeye ko cyane ku muhungu vision.